twongeye kubaramutsa bene data mudukurikirana kuri channel yacu ya YouTube SDARM Rwanda. Iyi ni channel y'Abadiventiste umunsi wa karindwi bavugurura mu Rwanda. Mu magambo maremare ni Seventh Day Adventist Reform Movement. Nk'uko rero tumenyeranye mu kwiga ibyigisho bya Bibiliya mu ishuri ryo ku Isabato, ndagira ngo mbahe ikaze mu ngingo y'uyu munsi. Tugiye kwiga uyu munsi ingingo ya 4 cyangwa se ingingo yo kuwa 4. Ingingo duheruka kwiga ejo hashize yaravuga ngo impano y'umwuka wera. Ngira ngo muri iyi ngingo twari twabonyemo neza uburyo umuntu ashobora guhabwa umwuka wera. Guhabwa umwuka wera twari twabonyemo yuko atari ukuvuga ko wizeye gusa, ahubwo bisaba ibikorwa bisaba ni ibihe? Ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Twari twabonye yuko nidukunda Imana tukitondera amategeko yayo aribwo tuzahabwa umwuka wera. Rero tugiye kwiga ingingo yo kuwa 4 ivuga ngo agaciro k'umubatizo. Mureke mbere yo kwiga tubanze duce bugufi dusenge. Uwiteka Mana yacu, twongeye kugushimira uburyo wabanye natwe tukaba tugeze muri aka kanya tugiye mu makuka w'abazima bihimbarizwe. Turagusabye kugira ngo muri ibi byigisho twiga buri munsi udufashe bitubere impamba n'urwego bizatugeza iwawe mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Kuri iyi ngingo rero yo kuwa 4 ivuga ngo agaciro k'umubatizo, hari ikibazo cyaho cyo kuri A. Kirabaza ngo kubera iki ari iby'ingenzi ko dusobanukirwa intambwe dutera dusanga Kristo mu gihe dufashe umwanzuro wo kubatizwa. Yohana 3:36 haravuga ngo uwizera uwo mwana aba abonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Muri make, iyo ufashe umwanzuro wo kubatizwa ni ikimenyetso kigaragaza yuko wizeye. Kandi hano nk'uko tubibonye, umuntu wizera umwana w'Imana cyangwa se umuntu wizera Yesu Kristo azahabwa ubugingo buhoraho. Mureke dusome amagambo yo mu mwuka w'abahanuzi. Aravuga ngo ukuyeho Kristo umubatizo kimwe n'indi mihango ntacyo bimaze. Bishatse kuvuga ko tubatizwa kuko hariho Kristo. Kristo rero aho aramutse avuyeho, indi mihango yose dukora ntacyo yabivuze. Nta mpamvu yo kujya impaka yuko umubatizo wa Kristo cyangwa uwa Yohana wezaho ibyaha. Ni ubuntu bwa Kristo buha umuntu ubugingo. Kandi muri Kristo gusa niho habonerwa ukudapfa. Yesu yaravuze ati uwizera uwo mwana aba abonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Umuntu wese akwiriye kuza kwakira iyo migisha adahenzwe, niba agendera mu byo asabwa. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza, baziturwa ubugingo buhoraho. Hano birumvikana. Hano tumaze kubona yuko agaciro k'umubatizo mu by'ukuri, umubatizo weza umuntu, cyangwa se umubatizo uhanaguraho umuntu ibyaha. Ariko ubimuhanaguraho ryari? Ubimuhanaguraho igihe agiye kubatizwa yizeye Yesu Kristo. Ngo umubatizo ni igihamya gikomeye cyane cy'uko umuntu azinutswe isi. Abantu babatirijwe mu butatu bwa Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera mu itangira ry'ubuzima bwabo bwa gikristo, bahamya ku mugaragaro ko baretse gukorera Satani, bakaba bahindutse abagize umuryango w'ibikomangoma, bakaba ari abana b'umwami w'ijuru. Aya magambo arumvikana.
kubatizwa ni igihamya cy'uko turetse gukorera Satani tukaba tugiye gukorera Yesu Kristo. Mureke turebe ikibazo cyo kuri B. Ikibazo cyo kuri B kirabaza ngo sobanura amagambo atangaje yavuzwe na Yohana Umubatiza agaragaza ukwimbika kw'imibereho nyakuri isobanurwa n'umubatizo. Luka ibice 3 umurongo wa 7 n'uwa 8. Haravuga ngo nuko abwira iteraniro ry'abantu benshi bari baje kubatizwa nawe ati, mwabana b'incira mwe, ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera? Ngaho nimwembere imbuto zikwiriye abihannye, kandi ntimukagire kwibwira muti ko dufite Aburahamu akaba ari we sogokuruza. Ndababwira yuko ndetse Imana ibasha guhindura Aburahamu abana ba Aburahamu muri aya mabuye. Mureke dusome umwuka w'ubuhanuzi. Yohana yageraga ishoka ku mizi y'igiti, yamaganaga icyaha ntatinye ingaruka zamubaho, maze ategurira inzira umwana w'intama. Ubwo Herode yumvaga ubuhamya bwa Yohana bukomeye kandi budakebakeba, yakozwe ku mutima, maze amatsiko menshi abaza icyo agomba gukora kugira ngo abe umwigishwa we. Yohana yari azi neza ko Herode agiye kurongora umugore w'umuvandimwe we, nyamara umugabo w'uwo mugore yari akiriho, maze abwiza Herode ukuri ko amategeko atabyemera. Hano birumvikana, Herode yemeye ubutumwa bwa Yohana, ashaka kubatizwa na Yohana, ariko Yohana yanze kumubatiza kuko yari agifite umugore w'abandi. Sinzi niba muri kubyumva neza, ntabwo umuntu akwiye kujya kubatizwa agifite ibyaha abundikiriye muri we. Hepfo harakomeza akagira ngo Yohana Umubatiza yarwanyije icyaha yeruye mu bantu bacishije bugufi ndetse no mu bo mu rwego rwo hejuru. Yabwiye ukuri abami n'ibikomangoma atitaye ko bari bumwumve cyangwa bakabisuzugura. Yohana yerekeje ku bantu ku giti cyabo kandi yeruye. Aya magambo araboneka mu butumwa bwatoranijwe volume ya 2 paje 149. Agaciro k'umubatizo rero ni akahe? Agaciro k'umubatizo ni uko umubatizo ni ikimenyetso cy'uko twejejwe, ni ikimenyetso cy'uko twakiriye Kristo, ni ikimenyetso cy'uko dusezeye kuri Satani no gukora ibikorwa bye n'ibyaha. Ngira ngo rero ingingo yacu mureke tuyisoreze aha. Imana igumye kubaha umugisha muri uyu munsi mu izina rya Yesu. Amen.